Itsinda ryavuye muri Minisiteri y'Uburezi muri Senegal riri mu Rwanda kuva kuwa kabiri w'iki cyumweru, aho bagenda basura ibikorwa bijyanye n'iterambere ry'uburezi. Kuri uyu wa gatatu basuye ishuri ryigisha imyuga rya IPRC Kigali, bareba uko urubyiruko rwigishwa imyuga n'ubumenyingiro n'ibikoresho byifashishwa. Muri urugendo shuri bagamije kureba uko iby'urubyiruko rwiga birufasha kwihangira imirimo. Kamanzi Steven, umuyobozi w'umushinga akazi kanoze w'ikigo giteza imbere uburezi IDC, avuga ko ibihugu byombi hari byinshi byasangiraho ubumenyi. Murabizi ko u Rwanda rukataje mu bintu byinshi cyane harimo n'uburezi, nubwo rwose ibihugu nka Senegal yari biri stable hashize imyaka myinshi cyane, ariko urebye urwego u Rwanda rumaze kugeraho mu bijyanye na curriculum reform cyangwa se guteza imbere uburezi tumaze kugera kure cyane. Ariko natwe icyo twifuza nuko mu by'ukuri natwe tujya mu gihugu cyabo tukareba ese nibihe twakwigirayo. Iri tsinda ryanasuye Mukandengo Marie Clarisse, umwe mu banyeshuri bihangiye umurimo nyuma yo guhugurwa n'umushinga akazi kanoze. Kuri ubu acuruza inyongeramusaruro. Narangije kwiga muri 2007, mbanza gukorera umuntu, ariko bigeze aho numva ko ngomba nanjye kwikorera. Mu gihe natangiye kwikorera rero cyagiye bikijegajega ntari natangira neza, mbonye amahugurwa y'akazi kanoze, banyigisha kwihangira imirimo, banyigisha kumenya uburyo nakwirwanaho ncunga umutungo wanjye. Natangiye igishoro cy'amafaranga makeya, natangije amafaranga 500,000. Ushyizemo byose nyine kuko ni iby'ubuhinzi, ni iby'amatungo, ni amafumbire, byibuze amafaranga makeya yaba arimo ni nka miliyoni 3. Umuyobozi ushinzwe imyigishirize y'imyuga n'ubumenyingiro mu gihugu cya Senegal, Michel Faye, atangaza ko u Rwanda barwigiyeho byinshi ngo ibi bigiye gufasha igihugu cyabo mu guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro. Nous avons vu ici une qualité d'équipement extraordinaire. Hano hari ibikoresho kandi abarimu basobanukiwe n'ibyo bigisha. Turanyuzwe bihagije kandi tuhakuye isomo rikomeye ko u Rwanda abantu bamaze gusobanukirwa bihagije akamaro ko kwiga imyuga. Ntabwo ari uko u Rwanda rufite ubushobozi bwinshi, ahubwo ni ubushake bwo gukora. Iki ni ikintu gikomeye cyane twabonye, harimo no kubaha gahunda ya leta. Ikindi twabonye ni uko abantu bariyubaha kandi bakubaha n'abandi, akaba ari indangagaciro nyafurika tugomba guhora dutoza abanyeshuri bacu. Iri tsinda ryari rigizwe n'Abanyasenegal 13, usibye gusura ibikorwa bijyanye no kwigisha urubyiruko imyuga n'ubumenyingiro, banabonanye n'abayobozi batandukanye muri Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda. Uruzinduko rwabo mu Rwanda rukaba ruzasozwa kuri uyu wa gatanu. Frank Mario Sebudandi, Televiziyo y'u Rwanda i Kigali.